igitego kimwe ku busa Sina Gerard ibonye itsinze Nyanza iri imbere tukubona Perezida Nkundimana Theogene bwana Perezida amanota 3 turabonetse Nyanza ari abagiye imbere gusa nateza ko mugiye kuyigarukamo. Murakoze cyane. Sina Gerard FC ni ikipe iri mu cyiciro cya kabiri kandi ishaka kuzamuka mu cyiciro cya mbere. Biragaragara yuko abasore bacu bari bameze neza ari mu busatirizi ari mu kibuga kuko baba bateguwe nta kintu na kimwe baba bari kubura kandi umupira bagaragaje ari ku rwego rwiza bakinye bigaragara. Amanota 3 y'uyu munsi rero afite icyavuze kuri twebwe kuza ku mwanya wa 4 Sunrise ituri imbere ariko nayo iragira imenge ni imikino ibiri tukaba twaje ku mwanya wa 2 cyangwa se umwanya wa 3 tukagaragara neza kuko arizo ntego zacu. Abatenyirangara mu bivuze ko tegetsira cyari yayindi ugomba gushaka kuri iki kibya mu cyiciro cyane. Ni handi Sina Gerard byakora byose bigomba kujya mbere natwe niyo mpamvu mu rugamba rw'umukino tugomba guhatana ntabwo tuba twaje gukina ahubwo ni uguhatana ni ukurushanwa. Abasore babigaragaje rero kandi turizeza abafana n'abakunzi ba Sina Gerard FC ko twiteguye kubaha ibyishimo binyuze mu nsinzi tuzakomeza kugaragaza. Perezida wenda niba atari ibanga ubusatizi bwa equipe ya Sina Gerard wabonye nta kibazo kirimo bawuje ibitego mu gice cya mbere ako mu gice ku munota wa nyuma ntacyo kirimo ubusatirizi. Ngira ngo mu busatirizi nagerageje gushaka abakinnyi beza. Urabona uriya Munyegana Francis niwe ufite ibitego 6 hano iwacu arasatira neza. Uriya munyamahanga Lucas Brian Metochach ni umunyamahanga nakuye muri Cameroon mu cyiciro cya mbere. Rero biragaragaza yuko dufite icyizere k'ibitego bigomba kwiyongera cyane. Wagera kuri Manudi rero ufite ibitego 4 nawe wabonye ko yagerageje busatirizi bwacu bataka barahari kandi ni bazima. Jacques ngira ngo wabonye yuko yagerageje amahirwe ni byashoboka niyo mpamvu twase dukiramo izindi mbaraga mu busatirizi. Ya Perezida Theogene reka tubashimire kandi umukomeze kabisa mutanga ibyishimo kwa Tino Rulindo ni bushoki. Murakoze cyane turakora igishoboka cyose Sina Gerard FC ijya imbere kuko niyo ntego yacu irusheho gutsinda. Turakomeje mufite Muhanga iri imbere yanyu dufite Sunrise itari yabasigaye akinyira Muhanga dufite Gicumbi yakinye na UR. Ese kuri Sina Gerard intego iracyari yayindi yo kubona intsinzi nibura mu kikarika de Premier Division. Ese ni iki kiraza gukorwa noneho ko musa nk'abiji imbere mukaba mwasubira imbere ya Nyanza? Murakoze. Mu mibare yanjye byose birashoboka. Mu mibare yanjye byose birashoboka kubera abari imbere yanjye ndibandusha menshi amanota menshi ariko tugomba kuyahananira kubera dushake intsinzi no gushaka intsinzi match zose zisigaye birashoboka ko twakwikarisha mu ekipe ebyiri ziri imbere. Abatenyirangara bakomeje bizeye ko intego yaje no gufasha. Nukuri yewe abafana bishimiye abana batoya icyo nababwira abana bazore bambara uniforme kubera baze kudushyigikira. Ni byiza jewe ku ndego yanjye ndibaza ko tuzagera aho dushaka. Turabashimira. Murakoze.